الحمد لله عالم الغيب والشهادة، عالم لما كان، عالم لما سيكون، عالم لما لم يكن وكيف كان يكون. أشهد أن لا إله إلا الله إكرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الحساب. أيها الإخوة، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون الطائعون. واعلموا أن غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم محسبون ومجزيون. ikuzo nishimwe byuzuye bihabwe Allah subhanahu wa ta'ala, we mumenyi wa buri cyose icyihishe n'ikigaragara. Allah subhanahu wa ta'ala uzi ibyabaye kera tutazi icyo turi cyo. Allah subhanahu wa ta'ala uzi ibiba uyu munsi je nawe tutazi. Allah subhanahu wa ta'ala uzi ibizaba kera twarabaye amateka. Allah subhanahu wa ta'ala uzi ibitarabaye kandi akabazi nuko byari kugenda iyo biramuka bibaye. Ndavuga mpamya nemeza ko nta wundi ukwiye ibisingizo bihambaye, ugushimirwa, gutagatifuzwa, gusingizwa no kwiringirwa no gusabwa imfashanyo uretse we wenyine Allah subhanahu wa ta'ala. Ndavuga mpamya nemeza ko Muhammad ari umugaragu w'Imana witanze mu mbaraga ze zose, ubushobozi bwe bwose, agasohoza ubutumwa, abwirije ubutumwa, yatanze inama kuri umma, yaharaniye inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala n'ubugingo bwe bwose, kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala amubwiye ko bihagije. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala arahagije kuba umuhamya kw'ibyo yatumye byose yashoboye kubisohoza. Nsabagirana Imana musakazeho amahoro n'umugisha bituruka iwawe, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abandi bose bageze ikirenge mu cyabo, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe twaba muri abo. Allahumma amin. Bavandimwe, ndabagira inama, ndababurira, ndabibutsa nanjye ntiyibagiwe ko tugomba gutinya no kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, tugerageza gukora iby'Imana yishimira kandi dusaba, tunagerageza no kwitandukanya n'iby'Imana yanga kandi tubuza. Ibyo tukabikora nta kindi tugambiriye uretse kwifuza intsinzi ku munsi w'urubanza. Tuzirikane kandi ko mu kanya ejo cyangwa ejo bundi tuzaba turi imbere y'umucamanza w'intabera, tagira amarangamutima, tagira icyene wabo, tarya ruswa, tica ijisho, ahubwo urangwa n'ukuri gusa. Nta kindi kizaba kiduhagaritse uretse kubarurirwa no guhemberwa icyo buri wese yahinze, uretse gusarura icyo buri wese yabibye. Aho niho umwambuzi w'umutima we azabona ko yabayeho igihe kinini cy'igihombo. Allah subhanahu wa ta'ala aturinde kandi adufashe ntituzabe mu abanyagihombo.
bavandimwe, mu minota mike dufite nifuje ko tuganira ku kantu gato, ndakita gato, ku maso yacu, ku bumenyi bwacu nk'abantu, ariko gakomeye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isura ngufiya buri muyisilamu wese aririmba amanywa n'ijoro, yaba umukuru yaba muto. Isura yitwa Asri, ngufi, amasura magufi Qur'an ifite, ibisobanuro bigufi buri muntu wese yumva, ariko dutinda gusobanukirwa. Allah subhanahu wa ta'ala muri iyo sura, nyuma y'uko arahira ku gicamunsi, yavuze ibindi bintu bikomeye bigera kuri bine. Icya mbere ni ukuburira mwene Adamu no kumumenyesha aho ahagaze. Allah subhanahu wa ta'ala ararahira ku gicamunsi agira ati wal asri, ndahiye ku gicamunsi. Allah subhanahu wa ta'ala afite ububasha n'ubushobozi bwo kurahira kuri buri cyose yaremye. Icyo ari cyo cyose yaremye, cyaba igihe, cyaba igiti, yaba ibuye, yaba umuntu, yaba ikindi icyo ari cyo cyose. Ariko twe nk'abagaragu nta kindi twemerewe kurahira uretse izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Muri ubwo buhambare n'ubuhangange bwe yarahiye ku gihe, igicamunsi, ayishyiraho ijambo rikomeye rifite inyuguti Abarabu bita ithbat, yo kwemeza no gutsindagira. Avuga ngo innal insana lafi khusri, mu by'ukuri mwene Adamu ari mu gihombo, ari mu gihombo, ari mu byago, ari mu ngorane. Allah subhanahu wa ta'ala yahagarariraho, twese twari kubika imitwe tukumva ko ariko turimo n'ubundi. Mu by'ukuri mwene Adamu, umuntu ari mu gihombo, ari mu ngorane, mu byago bikomeye. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe ze z'igisagirane ahita ababanura, illa, uretse, illa alladhina amanu, uretse ba bandi bagiranye igihango na Allah subhanahu wa ta'ala, bakimuka bakava mu bibi bakajya mu byiza, bakava mu buyobe bakayoboka, bakava mu gusenga ibigirwamana no kwiringira ibitariyo bakiringira Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko ntibarekeraho, wa amilu salihat, bagakora n'ibikorwa byiza, harimo gusari, harimo gusiba, harimo kujimaka, harimo, ariko hakaba n'ibyo dukora tubikorera bagenzi bacu tugahembwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aho niho amatsindagira, nyuma yo kuvuga ngo n'abakora ibikorwa byiza ariko bakarenzaho iki, watawasaw bil haqq, bakagirana inama z'ukuri, watawasaw bis sabri, bakagirana inama zo kwihangana. Sura ngufi cyane. Nge nawe rero twirebe, mu Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko bari mu gihombo, nabo yakuyemo akavuga ngo uretse abangaba. Nge nawe turihe? Turi mu bemera? Niba iryo kamba turyambaye, turi mu bakora ibikorwa byiza? Kwemera gusa ntibihagije. Amanna billahi, alhamdulillah, ariko ntibihagije. A'malu saliha, ibikorwa byiza bigomba kugerekwa kuri uko kwemera. Ibikorwa byiza ni ijambo rigari, ni ijambo rinini. Mu bikorwa harimo ingiro, harimo imvugo, harimo imyitwarire, harimo ingendo, harimo imibanire, harimo ibyo byose. Jewe nawe turihe? Aho sindi buhatinde, ndashaka ko twitindira
kuri aya ya nyuma watawasaw bil haqq, inama z'ukuri no kwihangana. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo jyewe nintana, wowe nutana, kanaka natana, ntabwo turaba kumucira urubanza, ntabwo turaba kumucira urubanza. Mu nshingano dufite guca imanza si ibyacu. Akazi kacu ni atawasaw, ni ukugirana inama, ni ugutanga inama z'ukuri, ntabwo ari ugufana kubera uwo ndiwe, kubera icyo ndicyo ndatanye turakoma amashyi, kubera amaco y'inda, kubera gukoma amashyi, kubera indonke, tukarenga ku kuri tukuzi tukajya kuba abahamya ibidahari. Umuntu akavuga ijambo ryoreka abandi, riteranya abandi, risebya abandi, risenya, tugakoma amashyi. Aho kugira ngo tujye hagati y'abafitanye ikibazo tukaba abafana. Turimo turatanga inama. Ibyo twakwitandukanya nabyo tugaca imanza. Hahandi umuyisilamu agera igihe mugenzi we atabaruka, wagenda uragurira namusarira. Urinde. Jyewe ndinde wo kumva ko ntasarira kanaka. Hamwe n'ubumenyi bwanjye buke no kumusarira kuriya, niba atarisariye ntacyo bimumariye. Icyo ngiye gukora jye no kuzuza umuhango no gushaka ibyiza kuri jye, kuko ni haki amfiteho. Urabona yari umwanzoga, yagiraga aryagirana. Abayisilamu, ese mbere y'uko ntunga urutoki, mbere y'uko ndugutunga, inyinshi ziri kuntunga ntabwo uzi icyo zisobanuye? Ese kubona ibyo ubonesha amaso nkora, aho mpurira na Allah subhanahu wa ta'ala urahazi? Uburyo twiyungamo urabizi? Ntabwo akazi kacu ari uguca imanza. Nintana, nutana, natana, nyegera, mwegere, tumwereke ko arimo gutana. Ibi urimo gukora binyuranije n'imyemerere yawe, ibi urimo gukora binyuranije n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibi urimo gukora birahesha isura mbi idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aho kugira ngo twicare mubamushyira muri rusange, nimba ari umusilamu ari mu kabari, dore b'abasilamu sha nibo batuma inzoga zihenda, nawe ukajya muri uwo murongo, umufiteho inshingano. Ufite inshingano zo kumwegera no kumugira inama. Nimba ari n'ibyo utabona wumva, aho habayemo n'inshingano nyinshi. Hari wa wundi uvugwa, abaswahili baravuga ngo lisemwa lo raja, lisemwa lo liko kama haliko raja. Ikivugwa kiba gihari, iyo kidahari kiba kirimo kuza. Ufite inshingano zo kwegera wa wundi uvugwa, ukamenya ko ibivugwa ari n'ukuri. Ufite n'inshingano zo kwegera wa wundi uvuga, kuko mu nshingano dufite si ukubunza amagambo, si ugusebanya. Mutera inkunga umubwire utaho kubivuga, ngwino tutere intambwe tumwegere. Nidusanga ibivugwa ari ukuri koko, dufite inshingano zo kujya inama zo kwihangana. Kanaka bana ibibazo byamurenze. Udufite abayisilamu hano bari mu ijuma, umunsi ni tariki 2,
ejo ni tariki 3, ku cyumweru ni tariki 4, ni cyumweru cya mbere cy'ukwezi. Sengesho kwa Yezu nyirimo. N'ingofero n'imyitandiyo tukajya gusengerwa. Tukabibona. Aho kugira icyo dukora ngo tugire twegere bagenzi bacu tubabaze impamvu z'ibyo, ahubwo turabavuga. Fulani yewe nubwo ajya gusarize ntajya no kwa Yezu nyirimo. Kandi rimwe na rimwe ndurabivuga utanabizi neza. Yakira wakala. Byavuzwe na naka bibwira ngira nakabibwira Serumuze, nawe bikugeraho kuri iyo nzira. Hakuru bifiti. Inshingano dufite no kwegera umuntu. Burya mu miterere y'umuntu, mu mibereho y'umuntu, twese twitwa abantu. No mu gituza cyacu dufite umutima wakira ibitubayeho. Ariko ubushobozi bwo kubyakira no kubimanaginga ntabwo tubunganya. Allah subhanahu wa ta'ala no mumenyi w'umuhanga cyane. Gutegeka abantu kugirana inama z'ukuri no kwihangana nuko yarazi ko tutakira ibintu kimwe. Umuyisilamu yarwaye, bamwirukanye ku kazi, umugore aramutaye, nyina yitabye Imana, yose biziye rimwe bimuguyeho. Wa mutima we mutoya unaniwe kwakira ibyo bintu. Atangiye kubona ko ibyo akora bidahagije, reka ajye n'ahandi yongereho. Rimwe na rimwe hari abatana bagiye iyo ngiyo twirwa tubasebya tubavuga, ariko babuze babagira inama, ariko batabonye ababegera bumva uburemere bw'ibituma yumva atagihagijwe n'ibyo akora. Arashaka gusara ihani isore 5, ariko kubera ibibazo arimo guhura nabyo arumva bidahagije, bikajya no mu bya byumba by'amasengesho bamusengere, wenda bishobora kwivanga ubwonko bwe kubera ko umutima we wananiwe kwakira ibimuriho. Ariko nitumugeraho tuzamwibutsa ko ibimuriho atari byo biremereye byabaye ku muntu. Niwicara ukamubwira uti Sayyidina Ayubu alayhi salatu wassalam yarageragejwe, abana barapfa, imitungo irashira, umubiri urarwara, bakujoga inyo, ariko yabwiye Imana ngo ibyanjye byose niwe wabimpaye, n'umubiri wanjye niwe wawumpaye, icyo ngusabye ni kimwe gusa, undindire ururimi rwanjye ntiruzigere runanirwa kukuvuga. Allah subhanahu wa ta'ala agerageza buri wese. Allah subhanahu wa ta'ala nta nubwo agerageza umugaragu we wese uretse uwakunda. Ntabwo agerageza ukora ibyaha, kuko iyo waba ukora ibyaha ntabwo Ayubu yari kugeragezwa. Ntabwo Yusufu alayhi salatu wassalam yari kujugunywa mu rwobo, agurishwa nk'umucakara, agirwa uko yagizwe kose. Ntabwo Muhammad sallallahu alayhi wasallam yari gukubitwa kugeza ku wamenye. Yari kuba ari umukene abantu bose bagirira impuhwe. N'abandi bose Ibrahimu bande barageragejwe bihagije, kandi barabagaragu b'Imana. Imana itangaho urugero. Niba barageragejwe ibigeragezo bikomeye, yewe nawe turi iki? Yewe nawe turi bande bo kubona ko ibigeragezo dufite birenze kugeza ubwo duta umurongo? Bayisilamu, tuve mu gihe cyo kwirirwa tureba kanaka yabaye murutadi, kanaka byagenze gutya, kanaka byagenze kuriya, ahubwo turebe ngo se abo bantu biri kubabaho nta ruhare tubifitemo. Ntabwo ari uko babuze urwibutso. Ese bwa buvandimwe turacyabufite, bumenye uko kanaka ameze, kanaka yaraye, kanaka. Ese abo bakobwa kwigira abanyamwigendaho cyo kiri gutuma tuba dutya?
mu gihe Allah subhanahu wa ta'ala dutegeka wa alaikum bil jamaa, twe tukumva ko ari iyo kwiswara hano twamara gusari na lillahi la buri wese ngo Mwenyezi Mungu yaravuze ngo fantashiru, niyo intisharu nibe muri jamaa, ko intisharu irabagewe nkabura wowe ukabona, umenye ko nabuze, umenye ko wabuze, gira uko mbigenza kugira ngo wibone ko utari wenyine. Ariko aho isi irimo kudutwara, turimo turanezezwa n'ingorane ziba kuri bagenzi bacu, aho kugira ngo tubegere, tubabe hafi, tubumvishe ko ari ibigeragezo, Imana itabanga, ibakunda, iyo mpamvu ibagerageza, kandi kwihangana ari ngombwa. Mu by'umuyisilamu amategeko saburu iza ku murongo wa mbere. Ni nayo mpamvu ujya mu mateka ugasanga intumwa zose uretse Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam niwe ntumwa yabaye umukire, abandi bose barabakene. Abandi bose barabakene, abashumba b'ihene, ntabwo barabagaragu beza. Ariko Imana yagiye ibanyuza muri izo nzira, ni isomo kuri bo natwe, ni isomo kuri bo natwe. Rero twiterwa ngo natwe twiteye, twigeragezwa ngo hanyuma tunanirwe gufashanya no kugirana inama mu bigeragezo no gufatikanya, kuko uyu munsi ni jyewe, ejo ni wowe, ejo bundi n'uriya, ejo bundi ni twebwe. Ibyo ni ibintu tubona cyane, ahubwo ikibazo dufite ntabwo twiga. Sabe Allah subhanahu wa ta'ala adufungura amaso n'igituza, icyo ari cyo cyose tubonye kitubera isomo. Bavandimwe, ngira ngo isura ngufi n'ibisobanuro bigufi nutabitekerezagaho ni umwanya wo kubitekereza uyu munsi, nutabyibukaga ni umwanya wo kubyibuka uyu munsi. Isomo cyangwa se cyari kigambiriwe, twibuke ko dufite inshingano zo kugirana inama, twibuke ko dufite inshingano zo gukeburana igihe twataniwe, twibuke ko dufite inshingano zo kugirana inama zo kwihangana. Tuve mu kugirana inama z'ubuyobe, inama z'ubuyobe. Umuyisilamu arahagarara ku maguru abiri akagira umuntu inama zo kujya kubaza impamvu afite imikoshi. Umuyisilamu arahagarara ku maguru abiri agafata impapuro za Korani ngo zo gukora ikombe n'ibindi ntazi ubwoko bwabyo. Ntabwo ari ibyo dusabwa. Nimba Korani ari shifa, ntabwo ari shifa kuyinywa, ntabwo ari shifa guhekenya impapuro, ni shifa kuyumva no kuyisobanukirwa, ni shifa kuyumva, kuyivuga no kuyikora, no ubuzima bwawe bwose bukabayo. Ari ibyo ngibyo, ari ukuyinywa no kuhekenya impapuro, alhamdulillah uyu munsi dufite ba hufazi bayifite mu gituza no mu mutwe, ariko bararwara cyangwa bagatandukira. Ni shifa kuri wa wundi uyumva akayemera akayikoresha. Wavuga ukavuga Qur'an, twaturana tugaturana muri Qur'an, twaganira tukaganira muri Qur'an, wakora ugakora muri Qur'an. Nuko Qur'an iba shifa. Muri shahri Ramadani nigeze kubabwira akantu ndongera ngasubiremo. Shahri Ramadani itangiye turabwirwa ngo shayitani zigiye ku minyururu. Narababwiye ngo ntabwo Mwenyezi Mungu ari uzirika shayitani, la, zizirikwa n'ibikorwa dukora twebwe.
shahru Ramadan iratangira n'uwari warazamye yari hasi akazi akavayo akaza agakaraba akumva ko hari igihe kigeze agiye kuba. Iyo ukora ibikorwa byiza shayitani araguhunga. Wowe ubwawe jyewe nitwe tumuzirika ku bikorwa dukora. Iyo dushatse rero turamuzirika, twashaka tukamurekura. Iyo tumurekuye murabyumva na. Ariko ni tugira Qur'an shifa mu bikorwa, mu mvugo, mibanire, ibintu byose. Qur'an shayitani arahunga. Shayitani azahunga. Nahunga wasiwasi zabanye, imisukosuko ibe mikeya, ibitekerezo bibe bike, ishyari ribe rike, ibintu byose bibe bike. Ariko uko turushaho kujyana ibintu mu nzira itari byo, uko turimo tumuha inzira. Kuko wowe inshingano ze ni ugukubwira iriya nzira si nziza niyi. Igihe cyose ikibara gisiga akwereka ko aricyo cyiza. Nihatabaho rero kunganirana, jyewe nawe dufatana urunana kuri wa mugozi Allah subhanahu wa ta'ala tubwira, jyewe ndatana wowe usigare uri uwo kumvuga, ariko ejo imbere Allah subhanahu wa ta'ala ufite ibyo uzabazwa. Nzabazwa ariko nawe ufite ibyo uzabazwa, kuko inshingano wari ufite zo kungira inama wazikoze. Ntabwo wazikoze, ahubwo icyo wakoze naratanye wowe utanakundusha, wowe gusigara umbwira abahisi n'abagenzi. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala aturinde ibyo bintu. Kandi ubwo urakibaza aho byabereye. Twabazaniye imyenda, amakanzu guturuka mu bihugu nka Turukiya, Misiri, Dubai, Qatar, uti ku madira rero guturuka mu gihugu cya Tanzania, Dar es Salaam. Si ibyo gusa kandi kuko tugufitiye inkweto, amasakoshi, tutibagiwe n'amakanzu meza y'abagabo kandi ku giciro cyiza kinogeye buri wese. Ubwo urakibaza aho wadusanga. Ni i Nyamirambo ku muhanda ujya mu mujyi, iruhande rw'umusigiti wa Onatracom. Ku bindi bisobanuro rero waduhamagara kuri 078 92 67 09. Free Clothing, igisobanuro cyo kwambara ukikwiza.